Reka tujye kwa Mico the best n'umuhanzi akora injyana ya Afrobeat ariko mu minsi ishize Senderi yari yavuze ngo niwe the king of Afrobeat afite igikombe abandi bose hakina ni mu magambo reka mbibereke ibyo yivugiye hano mu kiganiro twagiranye Dael muri B-side reka tubibereke ndeba ibyanjye kuko niyoboye nijye ufite igikombe abo bandi sinzi byabo genda reba ndi kuri hit indirimbo zanjye ziri kuri hit ese naririmbye concert zingahe mu cyumweru nahuye n'abaturage bangana iki mu kwezi njye ubita igikombe mbwira undi ukibita harundi njye uri mu marushanwa ya Primus ya guma njye yavuyemo ni njyewe umaze iminsi ndi kuririmba mu ntara mu turere ahari icyo ukwezi ko hari umutekano mu muhanda mu ntara zose ni njyewe ubu ngubu wari ejo bundi Nyanza muri iki cyumweru gishize aho nyakubahwa perezida wa repubulika yari yagiye gusura abaturage nararirimbye ni njyewe waririmbye ahantu bita Mushubi ntago hazi nka wowe ugenda ibirometero uvana i Kigali kugera Mushubi ugakata Nyamagabe ukambuka ese Nyabugogo naririmbiye mu tubari tungahe muri Senderi night naririmbyemo abafana bari mu mwuka nibyo wimbaza ngo narina ntabwo mbwira abantu batagikora ubwo urambwira abantu batagikora mbavugiye iki mwoka byara mwe abanyarwanda mukurikiye TV1 mvugiye kuki kwa abantu batagikora bise nje kuzishyira abantu mu mugozi ngo nimukore ndashinganisha igikombe bihari mu izina rya Yesu kubemera Yesu nk'umwami n'umukiza uzahirahira kunyima ibikombe biteye kuri izi ndirimbo Imana izabimubaza ariko ndabasengeri bakoreremo mbibone kuko narabikoreye reba okay the hits kabisa ngowe abandi bose now tawe rero nundi nawe avugako ari umwami wa Afrobeat ni Mico the best anaririmba neza by the way ntabwo ari ibanga Mico the best afite a video nshasha na Urban Boys turuza kubaha Dael nyuma y'ikiganiro yo kubereka ikiganiro twagiranye nawe akaba yaragize icyo avuga kuri ariya magambo ya Senderi avuga ko ari we mwami wa Afrobeat ko ari afite igikombe ko n'ibindi bikombe byose yabishinganishije ibiki byo Mico the best yabivugaho mu kiganiro twagiranye nawe aratangira ariko atubwira kuri video ye nshyashya y'indirimbo afitanye na Urban Boys ni muri B-side and still going down fairway check this one time Simparara n'indirimbo nimwe mu ndirimbo zamvunye by the way ikaba n'indirimbo noneho yanarangiye nkayimarana igihe nari naranze kuyitanga nyine igihe kitageze numva ko yari yo tariki yo kuyirekura Simparara rero ikaba udushya turimo wenda navuga dusa naho nyine byanatugoye kugira ngo tubibone ni imyambaro y'amabobo ibyo abasilamu bakunze kwita amabazerish imyenda wavuga ngo ni imisenegare cyangwa se iminahigeria uyu nyine ubonye video wabona ko yakorewe muri biriya bihugu ariko ni nziza kandi yaranshimishije n'ubwangu ikintu niyo kikuruhije ariko kigasohoka kimeze neza ni imwe mu bintu bishimisha irajya hanze n'uyu munsi nibwo yasohotse navuga ngo nibwo yasohotse kubera ko nyine nibwo twafashe icyemezo cyo kuyishyira hanze uretse Simparara hari indirimbo yanjye ya R&B ngiye gusohora irasohoka mu minsi mikeya ndetse navuga ngo nayo irasohoka muri iki cyumweru ubwo kuko nyine nayo ntegereje ko ndangiza video ya Simparara nkayishyira hanze hanyuma nkahita nsohora iyo ndirimbo nyine yo mu njyana ya R&B hari umuntu umwe urana muziki buriya ni experience igihe umazemo ugenda wiga ukiga style ya Afrobeat ni style yanjye nkora donc ndi mu maraso kurusha izindi niza ku mwanya wa mbere ariko nanone ntago umuhanzi wa nyawe agomba kuba imbata ya style donc urakora ariko ukamenya ko n'umuregemani wakoze raga n'umuregemani wakoze ragaton n'umuregemani wakoze R&B ni ibintu bishoboka cyane ko abantu baba ari abahanga cyangwa se banakomeye muri style runaka ariko ukabasanga mu zindi so nicyo kintu rero navuga ntabwo navuga ngo nzaba imbata ya style ya Afrobeat gusa kandi nshoboye n'izindi kandi hari abakunzi banjye bazinsaba niyo mpamvu rero nabikoze njyewe ariko kuva na mbere niko nari imeze gusa nyine ndagerageza ariko nakoze siporo abantu banze imbere nyine bazi ko atari uko nari imeze nkora siporo zimwe muri siporo nkora harimo
kwiruka ntekereza ko ari igikorwa nkora gatatu mu cyumweru kandi buri gitondo nkora boni ibisanzwe nshobora gukora pompage n'utundi duke nyogosho ni mbaye ni style yanjye kuva na kera mbere nari mfite rokoke ndayihindura nyine nshyira iyi style niyo nahisemo mbona ijyanye nyine n'umutwe wanjye ni nkenera kubihindura nzabihindura hari igihe nzogusha nkamaraho nta kintu namubwira Senderi nta kintu namubwira avuge n'abamwumva bamwumve ariko amagambo avuga ndayumva ariko ntago angeraho ntago ndi kuri level yo kumva amagambo ye ndi umuntu nyine usanzwe w'umunyamuziki ni naryo zina ngiye gushyira hanze vuba Mico the best Afrobeat umunyamuziki rero bitandukanye no kuvuga ngo ni nayo mpamvu mba nakoze style ya R&B kugira ngo rimwe na rimwe n'abantu bakeka ko ari biriya mbamo gusa basobanukirwe nyine ngo Mico ninde muri muzika nyarwanda mpagaze neza cyane nanavuga ko n'ubundi nta kintu na kimwe ndabona kinkanga muri Afrobeat iriya ni style nyine nafashe gutya urumva iriya ndayifite bazakora Afrobeat mbishime mbone ni sawa nuzakora neza nzamubwira ni Kongs wakoze neza ariko style ya Afrobeat hashobora no kuza uyikora neza nkanjye cyangwa se akanandusha ariko nyine ni style nkora kandi niyo tara yanjye nubwo nyine nakora R&B cyangwa reggae cyangwa ragatoni yes Mico ameze neza ariko ntabwo navuga ngo meze neza mu rukundo kubera ko ntabwo nta muntu mfite dukundana ndamushaka kabisa singwandi searching ikintu cya mbere kurusha ibindi numva ku mukobwa yaba yujuje ni ukuba afite umuco nyarwanda donc ari umukobwa w'umutima urumva cya mbere ubundi nuko yaba ankunda nyine urabizi ntacyo umuntu yageraho atari kumwe n'umuntu umukunda neza rwa rukundo rumeze neza so icya kabiri rero ni ukuba ari umuntu w'umunyamico myiza icya gatatu ni ukuba ari umuntu washimwa na mama wambyaye ni ukuvuga ngo uko umukobwa yaba ameze kose mama wanjye atamushimye ntabwo nshobora gukora ikinyuranyo cya mama wanjye donc ni ukuvuga ngo arankunda icya mbere kandi donc aterwa impungenge n'ubuzima bwanjye ibyo rero ni ukuri ndabizi neza ko ari ukuri sintekereza ko rero mama wanjye yanyifuriza ikintu kitameze neza ntekereza ko icya mbere na mbere uko yaba ameze kose ni umuntu uba ugomba gufasha cyangwa se guhuza na mama mbyara mu bijyanye n'imibanire ya buri munsi kugira ngo anamushajije neza ayo n'abakecuru basaza nyine bagomba kuba bakunda abakazana babo n'abakazana babo babakunda ugasanga nyine ashaje neza ya ijambo nabwira abakunzi banjye nuko nyine iyi ndirimbo igiye gusohoka hamwe na Simparara bareke kwita ku bintu bumva rimwe na rimwe biba bitanafite ishingiro nateguye indirimbo iyi ngiyi video irasohotse na audio cyashya nayo ni nziza nanabaririmbira akantu gato wenda bakumva akagira umuntu uvuga ngo yagiye ataturimbiye ngo baturyanye amagambo ubwiza bwawe burampagije si ngombwa ko wigira umuntu udasanzwe icyo nicyo nge nagukundiye si ngombwa ko wihindura babarira wikwihindura no babarira wikwihindura no